mu nyumvira hano abanyafurika dutangaje. Abanyafurika dukorera hamwe nta mwiryane nta buryarya, ari uko turi gukubita igisoro cyaba umuganda. Ngaho mbwira ukuntu Imana yafata risiki zo kuguha miliyoni 10 kandi guha 5 weekend ukayimara winjoyinga. Hari abantu bahora barira ndetse batibuka ko guseka bibaho kubera ibibazo by'isi bahora bacamo. Basi wowe niba ukibasha guseka ifite ubumenyi, shima Imana yo mu ijuru. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkwibutse ko guhora ucecetse bidasobanura ko uri umuntu mwiza. Abantu bibeshya ku bantu bacecetse bakibwira ko ari abantu beza, ariko burya umuntu uri mugari. Wari wabona inzoka isakuza? Muri iyi Kigali harimo abakobwa bakunda kurya amafaranga y'abasore nk'aho aricyo bavukiye. Gusa ntabwo nabavuga kugira ngo abakobwa b'inyamirambo batanyumva nabi, ariko murahinda. Nyuma y'iminsi 3 mugiye mu rukundo, utangiye kuvuga ko ari we mutima, ari we nkingi y'ubuzima bwawe. Waretse sima ikabanza ikuma ikagusenyukiraho. Ndi gushaka wa mwarimu wajya kuvuga ngo ngiye ndi perezida w'ejo hazaza, kuko yabwiye umukobwa umaze kumugatira. Sinzatinya kuko nzi neza kuri Imana yanjye, ahubwo nzahora mwiringiye mu byo ndimo byose. Mutunge mutunganirwe, ariko mureke gutunga agatoki uwo mudatunze. Mubacira imanza. Sinitaye ku byo abantu bavuga cyangwa banekerezaho batazi ibyo nanyuzemo, cyanaciyemo cyandi gucamo, bituma mba uko bambona, bituma nitwara uko bambona. Ibagirwe ibyo uvuga ko sheri wawe yakwanze. Simbukira kwa muganga urebe imbabare ziriyo, nuko utari warara umanitse akaguru cyangwa waburaye kirirwa n'iki musheri wawe yakwanze, urimo urateta. Umukobwa twahuriye mu modoka, ndamwitegereza mbona arandeba cyane, nuko mubajije impamvu andeba cyane, ambwira ko sa neza n'umuntu wamwibye telefone. Uranyirasha ngira ngo yamwibye, nandebaga cyane nkagira ngo yamwibye. Rekeraho gutekereza ko abantu bose nibakubura bazahangayika, kuko ntabwo ari amafaranga. Ufite inshuti nyinshi zifite amafaranga, ariko nugira ikibazo uzatabarwa n'inshuti zifite umutima. Reka nshimire buri muntu wese wafashe umwanya muri uyu mwaka akanekerezaho ndetse akakurikirana ibikorwa byanjye. Hari abafite nomero zanjye atakwiriye kwikoza guhamagara, ariko ntabamamagaye bose ndabashimira, kuko hari abafite namba yanjye baheruka kumvugisha cyangwa se kumpamagara 2008 kandi turi 2024 mu kwezi kwa 11 itariki 29.
nshuti yanjye rekeraho kuvuga ko abantu bataguha agaciro, undi se amata yagira agaciro mu kabari, ahubwo uri aho uri utakagombye kuba uri. Yego ntabwo ndi aho nifuza kuba ndi, ariko ndashimira Imana ko aho nari ndi atariho ndi. Nkashimira Imana ko aho ngeze ubu ariyo yabigizemo uruhare. Wari wabonaho umuntu ukamukunda ukavuga ngo kubera kumutinya ngo nzamuvugisha ejo bundi, hashira iminsi ukajya kumva ngo kanaka ngo ubukwe bwe ni kuwa mbere. Urumva ukuntu bibabaza. Ahantu ikiremwamuntu gitangaje, ubu hageze mu bantu bankurikira. Ese ubu aguhaye miliyoni 100 ngo unyice, ese wanyica cyangwa watanga konti yawe ya banki? Subize muri commentaire kandi subscribe. Erega abo tweretse umutima mwiza nabo badufata nk'abatagira ubwenge. Mbere yuko uguriza inshuti yawe amafaranga, uzabanza uyihobere, kuko ushobora gusanga ari wo munsi wa nyuma w'ubushuti bwawe nawe. Kenshi iyo tugurira amafaranga n'abantu twe twishyuye ubwo duhera twangana. Mu Rwanda ibintu byose byahinduye isura. Abagabo basigaye bafungwa bazira umunwa, abagore basigaye bafungwa bazira icupa. Yego ndi umukene, nta mafaranga mfite, nta mashuri mfite, nta n'imishiha ngira, nta n'ishyari ngira. Niyo mpamvu niyo ndi mu